Imam.
Simon! Budu bable!
Kirani bitege none ubwo ngahuza turebe huza turebe mwaramutse bwana perezida mbona ndingenge bwakeye yego perezida uyu munsi twe dufite umukino mwiza wari match mikare twari twakaniye wari umukino ku mpande zose team A na team B team A ya perezida team B ya vice perezida ndetse akaba hariho akarusho no guhiga akaba ari byo mwari mwahigiye. Ese mbere ya byose umukino wawubonye ute wari uhagaze? Ambaho umukino wari uhagaze neza ariko hajemo amakosa yo gutangira gukina dukerewe biba ngombwa ko iminota twari gukine igabanyukaho kuko nko muri returu ubonye ko dukinye iminota mike dukinye iminota 25 twateganyaga 35 iminota 10 rero ni iminota myinshi kurikije ikipe twakinaga buriya turatakaje impamvu dutakaje kandi nayo dushobora kuzayikosora gutaha twubahirije igihe ko hari abakinyi bari gukina muri iyo minota ya 10 harimo abantu barutarizamu bari gutsinda ibitego byinshi kuko ikipe nakinaga nayo yari ariko kubera ikibuga tuba twagitiye nta kibuga nta masaha turafata twemerewe 100% ariko ubutaha uko tugenda tuzamuka intera imbere bizageraho bikemuke. Icya kabiri ese kijyanye n'intego wari wahigiye ryo urayivuga hiki? Ambaho byari lazima iriya kipe kwitsinda ibitego 10 kuko intego ivuga yuko niyo nayitsinda 10 bikinjira mu izamu ryayo niyo nayitsinda 10 kuri 7 ariko kuko nta mugaridiye bafite mwabibonye uyu munsi yagerageje bari bafitemo n'ikintu cy'umwuka mubi baryana bagira ute tugerageza n'igihe cyo kubigisha discipline ibyo bituma tugenda dutakaza ariko ubutaha tuzabamenyesha ko nibongera kuryanira mu kibuga tuzabahana biriya ntabwo bikwiye ntabwo ari ukuryana n'ubumwe n'iki tugomba gukina twishimye mwabibonye bari bahimeze. Ese icya gatatu twakubaza nyuma yo kubona ibibaye muri uno mukino intego iracyari yayindi intego ni yayindi nzakosora twabemereye yuko hari ihene tuzajya kuri uwo munsi nitubatsinda ibitego 10 tuzayirya irahari yaranateguwe iyo hene irahari. Okay, ni motivation yo kugira abakinyi bishimye. Ikintu wabwira muri rusange abakinyi bose ngo muri walking team niki? Icyo nababwira nuko wenda nk'iyo hene tuzajya gushyiraho akarusho tukavuga ati tuzabatsinda ibitego 10 kugira tubavantage ni byiza cyane niyo haza mu rutari nk'iriya tukabatsinda na 7 n'umunani icya mbere ni itsinzi si Kampala ibitego 10 niyo byaba 7 niyo byaba 5 icya mbere ni itsinzi icya mbere ni igikombe nicyo gifite agaciro naho ubundi biriya bitego no kugira bagire avantage banishimire kuza wabonye ko walking team ifite abantu 31 ndakeka bose bari ku kibuga bahari no kugira baze ku kibuga niyo mpamvu kubemerera igende. Message ya nyuma na nyuma vice president wamubwira iki? Vice president namubwira abanje aze kwigisha discipline kongera kuryana mu kibuga tuzamuhagarika n'abakinyi be tubahagarike ikipe dushake kuntu twayisenya nigire discipline byagaragaye nabi hari umuzamu wabo yara umuntu sinzi kuntu bimeze bari bafitemo discipline nke y'abakinyi. Ese ukurikije uko yakiniye nuko wamubonye uramuvuga iki? imikinire wapi nababwiye mwabibonye amashusho nijoro mbereka aho yihishe mwahabonye yihishe yagiye mu mwijima ntiyagaragaye mu kibuga imvugo rero ibyo navugaga si kwari montage si kwari gukina mwamubonye aho yari yihishe. Urakoze perezida. Uyu munsi hari match mikare hagati yawe ndetse na perezida wacu ukaba uri vice perezida wacu. Ese ubundi match yo mbere na mbere mwari mwiteguye gute? Mbere na mbere banza gukosora ntago ari mekare ni igikombe turi gukinira cyane na returu mu dukinye umukino ware no gukina yari niteguye neza ariko basha gutsindwa sibyo nifuzaga ariko
cyane cyane ikintu ndi guharanira ni turi gukina n'ibitego ntabwo ndi gukina no gutsinda umuzi ko yasizeho ko zatsinzwe ibitego 10 mu kakanya nsinzwe kuri 2 ubundi byo ndi kubara hasigaye ibitego 8 ariko match yo ndayiteguye utakari nawe uzayitsinda. Cya kabiri cyaba cyabagoye mu kibuga ni nk'iki? Kutugora n'abakinnyi banjye bashatse kubaha umwanya babasanga mu izamu, ariko icyo kintu ndakibonye mbabwira ko bagomba kubasanga cyane aho kugira ngo bo babasange. Mubonye ko bibyara umusaruro yo kigiye n'iminota mikeya, ubona ko bari guhura n'ikibazo. Icya gatatu, ese kuba perezida ari kuvuga ati wabibonye nijoro wari wihishe, message yo wamugenera nka vice perezida ni iyi? Yewe ntabwo ushobora kwihisha kuko perezida ni umuntu tumenyeranye, twakinnye amarushanwa menshi, itangazamakuru akunda kurijyamo cyane. Buriya bibaye ngombwa ndamureka, icyo nzi ko ngewe icyo ndi imbere ni intsinzi niyo nshaka gusa, n'ibyo kuvuga ngo nihishe. Yabonye ko abakinnyi yansanze hano ku kibuga. Muri returu urateganya iki? Returu ni intsinzi. Returu ni intsinzi. Intsinzi niyo mparanira. Sawa sawa, murakoze. Umva perezida, umuzamu wacu twamuhanye umwana iki yavuze yari afite umushyira mu kibuga.